Umuganura bituruka ku nshinga kuganura. Kuganura bivuga gutanga igice cy'umusaruro nk'ishimwe cyangwa gusangira umusaruro w'umwaka. Umuganura ni umunsi mukuru wo gushima Imana n'abakuru b'imiryango ku musaruro w'umwaka. Ni umuco w'Abanyarwanda wa kera wabaga buri mwaka, aho abantu bishimiraga isarura ry'ibinyampeke nk'ibigori, amasaka, ingano n'ibindi byose byabaga byarabonetse mu gihe cy'umwaka. Ese kuki nk'Abanyarwanda twizihiza umuganura? Kuganura ese ni ngombwa nk'Abanyarwanda? Ese umuganura watangiye ryari mu Rwanda? Watangiye mu wuhe mwaka? Kuki babonye ko ari ngombwa ko habaho umuganura mu Rwanda? Kandi se umuganura watangirijwe nande? Watangiye ryari? Umuganura watangiye hariho uwuhe mwami kandi mu wuhe mwaka? Nk'uko amateka bivuga, umuganura wabayeho nyuma uza gukurwaho ariko kandi urongera ushyirwaho kugeza ubu. Kugeza ubu se byo kandi byabaye ryari kubera iki? Ubundi se ku muganura baganura iki? Ese umuganura w'Abanyarwanda? Ese umuganura ni uw'Abanyarwanda bose? Umuganura usobanuye iki mu mateka y'Abanyarwanda? Ese umuganura wakuweho nande usubizwaho nande? Icyo gihe hariho uwuhe mwami kandi byabaye ryari? Umuganura se kandi umaze iki ku Banyarwanda? Umuganura usobanuye iki ku Banyarwanda? Kandi se umuganura utwibutsa iki nk'Abanyarwanda? Aho ugiye kubana nanjye Niyonkuru Karine. Iyi ni Niyonkuru Media. Wibuka gukora subscribe, share, like na comment kugira ngo tujye dukomeza kwibanira nawe hano kuri Niyonkuru Media. Nkanatekereza ko umeze neza. Utameze neza ibihe birahinduka. Uyu munsi ushaka kubona byanze, ariko ejo cyangwa ejo wundi hamwe n'Imana hamwe no gusenga ibintu bikagenda neza. Tariki ya mbere Kanama mu Rwanda, iyi tariki ifatwa nk'umunsi w'umuganura, aho ubusanzwe mu mateka ari umuhango wahoze mu nzira z'ubwiru. Uyu muhango wari ufite akamaro ko gusangira no kwishimira umusaruro mu gitaramo cyiswe cy'umuganura. Uyu muganura ariko wagiraga n'undi mumaro, kuzirikana umwami nka nyir'uburumbuke, bakamutura urutete rw'imyaka yeze. Uyu muhango wakomeje gukorwa mu yindi myaka yakurikiyeho ubutegetsi bwa cyami. Aha ntibasubiragamo imihango yose yakorwaga mu gihe cy'umwami nk'uko tariki ya mbere Kanama mu Rwanda, u Rwanda rufata nk'uyu munsi. Uyu munsi ukaba umunsi w'umuganura, aho ubusanzwe mu mateka ari umuhango wahoze mu nzira z'ubwiru. Uyu muhango wakomeje gukorwa no mu yindi myaka yakurikiye mu butegetsi bwa cyami. Aha ntibasubiragamo imihango yose yakorwaga mu gihe cy'umwami kuko wabaye nk'uhindurirwa inyito ibyakorwaga muri wo. Wasigaye ukorwa mu rwego rwo kwishimira umusaruro. Abanyarwanda bahuriraga mu ngo z'abakungu bagasangira ibyo kurya n'ibyo kunywa n'amayoga. Muri iki gihe umuganura usa n'uwibagiranywe, ndetse na benshi bakunze kuvuga ko batazi uyu munsi. Hari n'abadasobanukiwe ibyawo. Bamwe mu bakuze bakunze kuvuga ko uyu munsi utakizizwa biterwa n'ubutaka bugenda buba buto kandi butarumbuka, ndetse n'imico igenda ihinduka, abantu bakaba banyamwigendaho, bityo ntibabashe gusangira no ngo bishimirane n'abaturanyi mu mateka. Ariko uyu muhango w'umuganura wigeze guhagarikwa na Perezida w'Umunyarwanda mu mwaka w'1925, aho mu kinyejana cya 20 kubera gutinya imbaraga uyu muhango waherezaga umwami. Imbaraga uyu muhango wahaga umwami harimo kumugira nyir'uburumbuke ndetse n'ububasha, ari nawo watangaga kororoka. Nyamara muri iki gihe uyu muhango usa n'utagikorwa mu Rwanda kandi nta tegeko riwukuraho. Ibi bitera kwibaza niba hari aho bihuriye n'iterambere cyangwa se niba koko bihura no kugunduka k'ubutaka n'izindi mpamvu zavuzwe haruguru. Gusa biramutse ari iterambere, nticyaba ari cyo gushyigikirwa kuko iterambere rikwiye kujyana no kubumbatira umuco n'amateka y'igihugu.
Nayahe mavu n'amavuko y'umuganura y'uyu munsi w'umuganura, uyu munsi ukomeye mu mateka y'u Rwanda, mu gihe buri wa gatanu wa mbere w'ukwezi kwa Kanama abanyarwanda bizihiza umunsi w'umuganura. Abakuze bavuga ko gukomera kuri uyu muhango ari ugusigasira umurage w'u Rwanda, kuko umuganura ukubiyemo indangagaciro zirimo kwishimira umusaruro, gukunda umurimo ndetse n'igihugu. Inzira y'umuganura ni imwe muri 18 zari zigize inzira y'ubwiru mu Rwanda mu gihe cy'ingoma ya cyami. Mu nzira z'ubwiru hari harimo iz'ubukungu, iz'umutekano w'igihugu n'inzira zo gukomeza ubwami, zari zigizwe kandi n'urusobe rw'imihango n'imigenzo bifite amategeko agena uko bikorwa mu gihe runaka, nk'uko bikorwa mu madini y'ubu. Abashinzwe iyo mihango bitwa biru. Umusaza Nsanzabaganwa Stratoni ikiganiro yagiranye na RBA yavuze ko inzira z'ubwiru muri iki gihe zagereranwa n'itegeko nshinga rya Repubulika, agira ati inzira z'ubwiru zerekanaga uko igihugu kiyoborwa mu gihe runaka. Niba hateye inzara, hakabaho inzira igihugu kigomba kunyuramo kugira ngo bahangane n'icyo kibazo. Izo nzira akaba yazigereranya n'itegeko nshinga, naho abiru bari bashinzwe iyo mihango kuri bakababona byahuza urukiko rw'ikirenga, itegeko nshinga, amategeko na sena bikajya hamwe, kuko ari byo bishyiraho ayo mategeko bikanayashyira mu bikorwa. Inzira y'umuganura yakorwagamo imihango ngarukamwaka igamije gufasha abanyarwanda kweza imyaka myinshi, igihugu kikagira uburumbuke. Uyu muhango kandi waheraga ibwami, umwami agatanga umuganura, bagasangira bishimira umusaruro igihugu cyejeje. Kuva ku ngoma ya Gihanga wa mbere ngoma ijana kugeza ku ngoma ya Ndahiro Cyamatare, inzira y'umuganura mu Rwanda yarakorwaga. Gusa umuganura waje kugira agaciro gakomeye ku ngoma ya Ruganzu wa kabiri Ndoli, ubwo yatahukwaga agasanga igihugu kimaze imyaka 11 kitagira umwami, nta n'umuganura utangwa. Umusaza Muvunanyambo Aplineri, umwe mu bagize inteko izirikana kimwe na bagenzi be, bavuga ko umuganura wongeye guhuza abanyarwanda nyuma y'iyo myaka, aho agira ati Ruganzu amaze guhuza igihugu yagombaga gushyira imbaraga nyinshi mu bumwe bw'abanyarwanda, bakongera guhurira ku gihugu kimwe, umwami umwe, umuco umwe. Niyo mpamvu yashyize imbaraga ku muganura, kuko ufitiye ibintu bitatu biwuranga bikomeye biri mu bumwe bw'abanyarwanda: gukunda igihugu no gukunda umurimo. Naho Nsanzabera wagira ati abaturage bakoranyaga imyaka hirya no hino mu gihugu bakayijyana ibwami ku munsi w'umuganura. Umwami agapfukama, agafata umwuko, akavuza umutsima afatanyije n'umuganuza. Umwamikazi n'umugabekazi bakarya bakanywa, ndetse bakaza kunywa n'inzoga, bagatarama, bakaza kuvuga ibirwi byabo, ibirwi bakoze mu gihugu. Hakaza kubaho imihigo, kiyemeza ibyo bazakora nyuma umwami agafata amasuka akayabahereza, akababwira ati nimugende mweze, mworore mugwize, mworore zigwire, mubyare mwororoke. Ubwo rero akababahaye umugisha, ubwo umwami akababahaye umugisha. Umuhango w'umuganura mu Rwanda waje guhagarara ku ngoma ya Musinga, ubwo umwiru Gashamura ka Rukangirashyamba wari ushinzwe imihango yawo yicirirwaga i Burundi mu mwaka w'1925 mu kinyejana cya 20. Uyu Gashamura ni umwe uvugwa mu nsigamigani igira iti yaragashinze nka Gashamura. Abazungu baje kumurega kuvanga amasaka n'amasakramentu, bishatse kuvuga ko abanyarwanda n'umwami wabo Musinga batsimbaraye ku mihango gakondo irimo umuganura w'amasaka, banga kuyoboka iyobokamana ry'abazungu bazanye
n'ugerageje akabivanga byombi. Ukuri iyi ngoma Nsanzabaganwa yagize ati abazungu baraje babonye ubumwe, ubufatanye, ubusabane bw'abanyarwanda hagati yabo, hagati y'abaturage n'abayobozi, baravuga bati ibi ntabwo ari byo. Bahera ko birukana umuganuza mukuru witwaga Gashamura, ndetse bahera ko bakuraho itorero ryatangaga uburere mboneragihugu. Umuganura n'umwe mu mihango gakondo ishobora kunganira gahunda zitandukanye z'ubukerarugendo bushingiye ku muco, mu kuzamura ubukungu bw'igihugu no kumurikira abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga ubusobe bw'ibiranga umurage w'u Rwanda, kuko imfatiro umuco wa buri shyanga wubakiragaho kandi bigakomerezaho abawusangiye ari imihango, imigenzo ndetse n'imiziririzo. Ese ni akahe gaciro k'umuganura? Kwizihiza umunsi w'umuganura mu Rwanda mu guha agaciro umuco nyarwanda no gushishikariza abakiri bato gukora bakiteza imbere ndetse no kwishimira ibyo bagezeho. Leta igendeye ku byiza n'akamaro k'umuganura wagize mu kubaka igihugu, yawuhaye agaciro gakomeye, ishyiraho umunsi w'ikiruhuko kugira ngo kuri uwo munsi abanyarwanda basabane, bunge ubumwe, bazirikane ibyiza bagezeho, ari nako bahiga gukora neza kurushaho umwaka utaha. Umuganura ni imibereho y'abanyarwanda kuva kera, kuko bose bawizihizaga baganura ibyo bejeje. Umunsi w'umuganura waturukaga ku muco w'abanyarwanda, bakajya gusangira n'umwami ibyo bejeje bakomora ku mbuto yabahaye. Iyo igihe cyo guhinga cyagiraga, umwami niwe watangaga imbuto, abaturage bakajya kuyihinga. Hari harimo kubiba amasaka no gutera ibindi bihingwa bitandukanye. Iyo mbuto umwami yatangaga niyo babanzaga gutera mu gihugu, ari byo bitaga guturutsa imbuto. Icyo gihe habagaho gusangira ibyo bejeje, ndetse n'umwami akongera kubaha imbuto bazahinga igihe kigeze. Mu gihe cyo hambere umuganura wakorwaga, habagaho kuganura no kuganuzanya ku by'abanyarwanda bejeje. Abari bashinzwe umuhango bitwaga abiru. Abaturage bakoranyaga imyaka hirya no hino mu gihugu bakayijyana ibwami. Umwami yafataga umwuko akavuza umutsima afatanyije n'umwamikazi n'umugabekazi, maze bakajya bakanywa bagatarama, bakaza kuvuga ibigwi by'ibyo bakoze mu gihugu. Nyuma y'umuhango wo kuganura hagakurikiraho ibirori by'igitaramo cy'imihigo. Naho umuganura w'ubu ni igihe cyo kuganira bishimira ibyagezweho ndetse no guhiga ibyo bagomba gukora umwaka utaha. Ubu mu miryango ntabwo ku munsi w'umuganura inzoga y'ikigage ntiyahabura, urwarwa rw'ibitoki ndetse n'ibiryo. Nsanzabera Jean de Dieu, umushakashatsi ku muco n'amateka n'ururimi, avuga ko umuganura wa kera n'uw'iki gihe ari kimwe, kuko byose byakorwaga bishimira ibyagezweho ndetse bakanateganya ibyo bagomba gukora umwaka utaha. Nsanzabera agira ati umuco ni umwe mu banyarwanda, ni ukuganura ibyo twejeje no gutegura ibyo tuzakora. Ku munsi w'umuganura nibwo abantu bubatse bashyiraga ababyeyi babo ibyo bejeje bakabaganuza, cyane cyane ibikomoka ku musaruro w'amasaka. Ariko kwizihiza umuganura muri iki gihe byarenze imbibi zo gusangira no kunywa, kuko hakorwa n'igenamigambi ry'ibizakorwa mu mwaka utaha, haba mu buhinzi, mu bworozi, mu buzima no mu yindi mibereho y'abanyarwanda babamo mu buzima bwa buri munsi. Kandi Nsanzabera agira ati, kandi Nsanzabera avuga ko mu banyarwanda umuganura ukubiyemo ibikorwa byinshi bamaze kugeraho mu byiciro bitandukanye, bareba ibyo u Rwanda rumaze kugeraho mu ngeri zose z'abatuye igihugu. Ese mbere na nyuma y'ubukoroni umuganura wari umeze ute? Ku rwego rw'igihugu umuganura wayoborwaga n'umwami afashijwe n'abanyamihango b'umuganura. Naho ku rwego rw'umuryango
umukuru w'umuryango akaba ari we wayoboraga imihango ku munsi w'umuganura. Abayobozi bagasabana n'abayoborwa mu gitaramo cy'imihigo. Abana nabo n'ababyeyi muri icyo gitaramo cy'umuganura hamurikwaga ibikorwa by'indashyikirwa nk'inka nziza, umusaruro ushimishije n'ibindi, maze abakoze neza bagashimirwa rwari bikagawa. Nyuma y'uko u Rwanda rubonye ubwigenge mu 1962, abantu bakomeje kwizihiza umuganura mu muryango, ariko ubuyobozi bwariho muri icyo gihe ntibwashyiramo imbaraga ngo umuganura uhabwe agaciro gakwiye. Leta y'u Rwanda igendeye ku byiza n'akamaro k'umuganura wagize mu kubaka igihugu, wawuhaye agaciro gakomeye, ushyiraho umunsi w'ikiruhuko uba buri wa gatanu wa mbere w'ukwezi kwa Kanama. Itegeko rya Perezida nimero ya 54/01 ryo kuwa 24 z'ukwa kabiri mu 2017 mu ngingo ya 3, kugira ngo kuri uwo munsi abanyarwanda basabane, bunge ubumwe, bazirikana ibyiza bagezeho, ari nako bahiga gukora neza kurushaho umwaka utaha. Ese umuganura wavomwe mu Rwanda rwo hambere? Yego. Nk'uko tubikesha inkuru yanditswe n'Igihe, umuganura watangiye kwizihizwa mu kinyejana cya 9, uza kongera guhabwa imbaraga n'umwami Ruganzu wa kabiri Ndoli mu 1510 kugeza mu 1543, mu kinyejana cya 16, ubwo yabohoraga u Rwanda nyuma y'imyaka irenga 10 ruri mu maboko y'abanyamahanga. Waje kugirwa ihame ridakuka mu kinyejana cya 16. Ruganzu wa kabiri Ndoli yabohoraga u Rwanda rwari rwarigaruriwe nyuma y'amacakubiri yatumye umwami Ndahiro Cyamatare yicwa n'ababisha n'ingoma yarwo ikanyarwa n'abanyamahanga. Umuganura wabanzirizwaga n'icyunamo muri Gicurasi, aho abanyarwanda bibukaga urupfu rwa Cyamatare, hagakurikiraho ibirori bya Kamena bishimira ko habonetse umutabazi, noneho bigasozwa no kwizihiza umuganura bashimira Imana ko basubiranye igihugu n'ubumwe bw'abanyarwanda. Cyari ikintu gikomeye bagombaga gukora, bazirikana ko batazongera guteshuka kuri iryo hame remezo ry'uko bahuje byose, inkomoko imwe, igihugu kimwe, amahame remezo gishingiyeho n'indangagaciro zigize umuco. Umuganura wimwe agaciro aho abakoloni bageze mu Rwanda kubera intwaro yabo yari amacakubiri. Bihutiye guca umuco nyarwanda wahuzaga abanyarwanda, kubera ko intwaro yabo bakoloni yari amacakubiri, bityo baca umuganura wabibutsaga umuco bari bahuriyeho, ndetse n'umwiru mukuru ushinzwe umuganura Gashamura bamwicira i Burundi mu 1925. Umuganura waje kongera kwizihizwa buri mwaka muri za 80, ariko nabwo hagamijwe guha agaciro umusaruro w'ubuhinzi kuruta ibindi byose, kuko abayobozi b'icyo gihe bumvaga ko umurimo ari uguhinga, ibindi byose ngo ari amahirwe. Mu Kinyarwanda bati agahugu kadasigasira umuco wako karacika. Umusozi wa Huye uherereye mu murenge wa Muhondo ho mu karere ka Gakenke, uzwi mu mitegurire y'umuganura. Niho hategurirwaga umuganura, ndetse Gihanga wa mbere Ngoma Ijana awutangiza yabikomoye ku bahatuye mu kinyejana cya 16, ubwo Ruganzu wa kabiri Ndoli
yaraturutse Karagwe nyuma y'aho igihugu cyari cyarigaruriwe n'abanyoro n'abanyabungo. Yifashishije abihuro mu guha imbaraga umuganura. Mu mateka y'u Rwanda, ku munsi w'umuganura nibwo umwami yagombaga gusangira na rubanda bishimira umusaruro. Bishimira umusaruro babaga baragezeho. Uko byagendaga kuri uwo munsi w'umuganura, abasaza bahuriraga hamwe bakaganura, bagafata ku marwa bakanywa, abakecuru bagateka umutsima n'ibishyimbo bakagaburira abana, bakabaha n'amata bakanywa. Umuganura uhuza abaturage n'abayobozi bagasabana bishimira umusaruro w'ibyagezweho. Nubwo ukomoka mu bihe by'abami, ariko nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 ntiwari mu minsi yizihizwaga cyane. Umuganura mu isura nshya. Umuganura ni umuhango ukomeye mu mateka y'u Rwanda rwo hambere, ari nacyo cyatumye leta y'u Rwanda iwugarura ndetse igashyiraho itegeko riwuha imbaraga zituma wizihizwa mu gihugu hose. Kuganura ubu bifite igisobanuro cyo gusangira ku byavuye ku musaruro wejejwe mu gihugu hose. Umuganura wizihizwa ku rwego rw'igihugu, uhereye ku mudugudu kugeza muri ambasade z'u Rwanda, mu miryango y'abanyamahanga baba mu mahanga. Ni umwanya wo kongera kwibuka iby'Abanyarwanda bahuriyeho nk'igihugu, umuco, inkomoko n'ibindi bitandukanye. Muri iki gihe kandi abatishoboye batekerezwaho bakaremerwa. Binyuze mu guhabwa ibiribwa no gufashwa ndetse no kwishyurirwa mituweli. Muri uyu mwaka, ku itariki ya 1 Kanama mu 2025, umuganura wahawe insanganyamatsiko igira iti tuganure, tuganuzanye, dukomeza kwimakaza ubumwe bw'Abanyarwanda. Kandi nanone wakoze gufata uyu mwanya wose maze ukabana natwe. Aho nje wumvaga ndi Niyonkuru Karine. Iyi ni Niyonkuru Media. Wibuka kandi gukora subscribe, share, like na comment kugira ngo tujye dukomeza kwibanira nawe hano kuri Niyonkuru Media. Nkanatekereza ko umeze neza, wowe utameze neza ibihe birahinduka. Uyu munsi ushobora kubona byanze, ariko ejo cyangwa ejo bundi hamwe n'Imana, hamwe no gusenga, ibintu bikagenda neza. Ubaye ufite ikibazo, igitekerezo cyangwa inyunganizi, wabinyuza hano muri comment section. Nje kandi cyo mpora mbifuriza, Imana ikomeze yagure kandi yobore intambwe zanyu.